Yesu ashimwe bene data, ndashimira Imana yongeye kudumwanya gukana ijambo ryayo. Uyu munsi twasomye mu Bacamanza 17 ndetse na 18, soma muri Zaburi ya 89, soma no mu Bakorinto ba kabiri ibice bitatu. Amagambo menshi ariko ni amagambo meza y'umumaro. Amagambo nshaka kubasangiza ni amagambo dusanga muri Zaburi 89, umurongo wa 5 avuga ngo Uwiteka ijuru rizashima ibitangaza byawe, umurava wawe uzishimirwa mu iteraniro ry'abera. Imana ishimwe cyane. Iyi ni Zaburi ivuga ubushobozi bw'Imana, ivuga uburyo Uwiteka akomeye. Imana itugire neza cyane. Hano haravuga kuri 6 ngo ninde wo mu ijuru wagereranywa n'Uwiteka, ninde wo mu bana b'Imana uhwanye n'Uwiteka. Imana itugire neza cyane. Mu isi no mu ijuru, mu byigeze kubaho, mu biriho ndetse no mu bizabaho, nta kintu na kimwe cyahwana n'imbaraga z'Imana, nta kintu na kimwe cyahwana n'ubushobozi bw'Imana. Imana irahambaye, Imana irakomeye, Imana irabereye, Imana ishobora byose. Imana itugire neza cyane. Kuri 7 baravuga ngo niwe Mana iteye ubwoba bwinshi mu rukiko rw'abera, ngo niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Imana itugire neza cyane. Bibiliya yatubwiye ngo Imana ngo ni Imana iteye ubwoba bwinshi, ngo niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Imana itugire neza cyane. Niba hari abantu bakomeye dutinya, niba hari abantu badukuriye twumva duhereje icyubahiro, tukabatinya, tukabubaha, tukabahindura umushyitsi, iyi Mana yacu ni Imana iri hejuru y'izo mbaraga zose. Kuvuga ngo dukwiye kwitinya kuruta uko dutinya abantu bose, kuko niyo irabakuriye, nayo irabahebuje bose. Tuyitinye, tuyubahe, tugende twicisha bugufi. Imana idufashe cyane. Hano kuri 8 haravuga ngo Uwiteka Mana Nyiringabo, ninde munyambaraga uhwanye nawe. Uwiteka umurava wawe urakugose impande zose. Hano hari kutubwira ukuntu imbaraga z'Imana ngo nta wundi muntu ujya no kwegera izo mbaraga. ngo Imana ifite imbaraga ubwayo zirengeye izo twigeze kumva zose, n'izo twigeze kubona. Ifite ubushobozi, ifite umurava uyigose impande zose. Imana idufashe cyane. 9 ngo ni wowe utegeka kwihinduriza kw'inyanja, iyo umuraba wayo uhagurutse urawuturisha. Imana itugire neza cyane. Nta kintu na kimwe kiranira Imana. Umuraba uhagurutse irawuturisha, ikibazo kije iragikemura. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubutware, ni Imana ifite ubushobozi. mu ijuru no mu isi nta Mana yigeze kubaho, nta n'izabaho, nta n'iriho uyu munsi yahwana n'Uwiteka Imana yacu. Imana itugire neza cyane. Kuri 11 aravuga ngo ijuru ni iryawe, isi nayo ni iyawe, isi n'ibyuzuye niwe wabishimangiye, ngo ikasikazi n'ikusi niwe waharemye, Taboru ni Herumoni hishimira izina ryawe. ngo ufite ukuboko kw'imbaraga, ukuboko kwawe kurakomeye, ukuboko kwawe kw'iburyo gushyizwe hejuru. Gukiranuka no guca imanza zitabera n'imfatiro z'intebe yawe. Imbabazi n'umurava birakubanziriza. ngo hahirwa ishyanga rizi ijwi ry'impundu, Uwiteka rigendera mu mucyo mu maso hawe. Imana itugire neza cyane. Amagambo y'Imana Imana atubwira ko Imana yacu ni Imana y'inyembabazi nyinshi, Imana yacu ni Imana y'imbaraga, Imana yacu ni Imana ngo ifite kugira neza kwinshi, ngo ifite guca imanza zitabera, ifite ubugwaneza, ifite urukundo, ifite imbabazi. Imana itugire neza cyane. Rero ikintu mba nabifuza nanjye nifuriza uyu munsi, nuko niba turi abakristo by'ukuri, nuko twasa na Yesu mu byo dukora byose. Iyi Mana nkuko ari Imana ngo ifite imbaraga, ifite kugira neza kwinshi, ifite ubutware n'ubushobozi. natwe twigireho, tugire imico y'abantu b'Imana. ni ukuvuga niba Imana yacu iri Imana ica imanza zitabera, natwe tugerageze kugendera mu kuri, twe kubera. Niba ari Imana ivuga ukuri, natwe tugerageze kuvuga ukuri mu buzima bwacu. Tuyigireho kandi tuyubahe, tuyikore dutinya kandi duhinda umushyitsi, kuko iyi Mana ni Imana ikomeye, iyi Mana ni Imana ibereye. Icya kabiri ikintu numva nabifuriza nanjye nifuriza, ni uko mu byo twaba turi gucamo bitandukanye, mu buzima twaba turimo byose, twibuke ko hari Imana itegeka, ngo ihagarara mu itangiriro, ngo igategeka iherezo ry'ikintu. Iyi Mana rero twe guhinda umushyitsi, twe kugira ubwoba, kuko Imana yacu irashoboye, nta kinanira. Niko ijambo ryayo ryatubwiye. ni Imana ikomeye, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana
ifite ububasha n'ubushobozi. Tuyizere, tuyiringire, kandi ku manywa na nijoro turusheho gushaka gusa n'Imana, turusheho gushaka kwiga ibintu bishyashya ku Mana kugira ngo tubashe kugenda uko idushaka. Numva ari byo nabasangiza. Shalom shalom.